Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ugushimwa no gusingizwa nta wundi bikwiye uretse wa wundi we twifashisha dusaba ubufasha kubyo tubamo mu buzima bw'ahanga kuri iyi si, kandi ari nawe dusaba ubufasha mu byo tuzabamo ubuzima bw'ejo ku munsi meruka. Amahoro y'imigisha nibigwire kandi sakari kumwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu, dukomeje rya somo ryacu ridufasha rinatubera impamvu yo kugira ngo dutinye ibyaha. Rya somo benshi bakeka ko ari ukubahabura, ariko mukuri ni amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagiye tubwira kugira ngo tubashe gutinya ibyaha. Ahangaha Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi muri iki gitabo cye Ad-Da'u wad-Dawa yatuzaniye hadithi yakiriwe na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, iboneka mu gitabo cya Musnad Ahmad. Kunumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagize iti: iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub, muramenye nimwitonde nimutinye utwaha duto. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul, kubera ko ibyo mwita nk'ibyaha bito bihurira ku muntu umwe bikaye impamvu yuko yorama. Kubera ko kamathal qaumin nazalu arba fulatin, ni nk'abantu, ni nk'ikundi ry'abantu bishobora gushyikira ahantu hatari inkwi kandi mukuri bikeneye guteka. Abantu baje bitwaje impamba y'ibyo kurya, ariko ntibafite inkwi zabafasha gucanira umuriro kugira ngo babashe guhisha ibiryo byabo. Ngo nuko buri wese agafata inzira ye ajya gutashya, buri umwe uko azana agakwi gato niko ukabona agasuzugura. Ariko iyo bose bamaze guhurira aho ngaho bazanye za nkwi zabo, hatta jama'u sawadan wa ajjaju nara, kugeza ubwo bakusanya za nkwi zabo zikaba nyinshi, bagacana umuriro, barateka ibiryo bigashya. Uko rero nirwo rugero rw'ibyaha. Ibyaha bitangira ari bito, ariko tujye tumenya ko icyaha gihamagara ikindi cyaha. Atuzanira indi mvugo iboneka muri Sahih Bukhari ya Anas bin Malik radiyallahu anhu igira iti: innakum lata'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r, mukuri mwe murakora ibikorwa musuzugura, mubona ko bisuzuguritse, bitagaragara nkuko umusatsi wanyu utagaragara, cyangwa se nkuko mubona ubuto bw'umusatsi wanyu. Wa in kunna lana'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, iyi mvuga aragira ati: innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r, mukuri ibikorwa mukora mwe musuzugura, mubona ko ari bito, binganya ubunini n'umusatsi wanyu. Ku gihe cy'Umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ibyo bikorwa, ibyo byaha twabibonaga nk'ibyaha bya kirimbuzi. Anas bin Malik radiyallahu anhu wabayeho mu bihe bya nyuma, abasahaba bose bamaze kwitaba Imana, yabwiye abo bari kumwe, ababwira ati: murakora ibyaha mwe mubona ko ari bito cyane, ibyaha bitagaragara, binganya nko kuba waterera umusatsi hasi ntuwubone. Ariko ku gihe cy'Umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam twe twabibonaga, twe ntitwabyegeraga, kubera ko twabonaga ari ibyaha bya kirimbuzi. Ibi bisobanuka bite? Bisobanuka ko uko umuntu agenda aba kure y'Imana, nuko umuntu agenda yivuruguta mu byaha, niko hari ibyaha agenda asuzugura. Niba bamwe muri salafu salih batubwira bati: nta na rimwe nigeze negura umuntu na rimwe, kunegura icyaha usanga umubyeyi agikora, n'abana n'abashyitsi, abantu aho bashobora guteranira mu cyicaro
ari abantu 5, 10, nta numwe ushobora kuba yabakebura babwira ati ibi bintu turimo ntibikwiye, turimo turatanga ibikorwa byacu, uyu tunegura turimo turamutwerera ibikorwa byacu byiza twakoze. None bikababaza iyo aho usanga umuntu yanga umuntu, rwa rwango amwanga rukamutera kumutwerera iswala ze, sadaka ze, zakaze n'isomu ye byose buri munsi ahora amutwerera ibikorwa yakoze. Nta kindi ni kwa kumunegura ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda afata ibyiza byawe abishyira ku munzani we. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت المرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. رسول صلى الله عليه وسلم أتبقى من حديث يأتي أنا عبد الله بن عمر أجرتي umwe mu bagore bababanjirije yahanishijwe umuriro, yajugunywe mu muriro bitewe no gufungirana ipusi, kuba ataragiriyemo ipusi akayifungirana kugeza ubwo ipfuye. Fadakhalat an-nara, yinjijwe mu muriro. Kubera iki? Kubera ko ntiyiretse ngo ujye kwishakira ibyo kurya cyangwa se yishakira icyo kunywa, nibura ntiyiretse yo ubwayo ijye kwihigira. Umugore yagambiriye gufata ipusi ayifungirana ahantu, ayicisha inzara kugeza ubwo ipfuye. Allah subhanahu wa ta'ala amuhanisha kwinjira mu muriro. Bangahe ibi bikorwa bya bunyamaswa bikorera noneho bene Adamu bagenzi babo. Niba umuntu ajugunwa mu muriro bitewe no gufungirana ipusi, noneho wowe utoteza abana bawe n'umugore wawe kubera ihabara, kubera umugore w'indaya, kubera sekreteri wawe mukorana mu kazi, wowe ku munsi umeruka uzasobanura iki? Ni byinshi biduca mu maso, aho umugabo arongora umugore wa kabiri, akagenda agatesa umugore wa mbere, agatesa abana ntibazaboneho minerivare, banabonaho minerivare akayibaha nk'uyibajugunyira nk'imbwa, n'ibindi byose tugenda tubona. Dufite bashiki bacu ava mu rugo akirirwa iyo agataha saa 5 z'ijoro atamenye urubyaro rwe yasize, amenye ko rwariye, amenye ko rwasaye. Bayisilamu tuzabazwa byinshi, turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira. Bagaragu b'Imana, hadith ni nyinshi zidufasha kugira ngo dutinye tube kure y'ibi byaha twivurugutamo bya buri munsi. Nta kindi uretse guhoza widua igira iti ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qalbi ya muqallibal qulub, ewe uhindagura imitima y'abagaragu, mpa umutima wanjye gushikama ku idini ryawe. Nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha iherezo ryiza, akaduha kumugandukira no gutinya ibyaha, kubera ko nta nyishyu nta ngaruka nziza y'ibyaha uretse kwandavura ahangaha kuri iyi si. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.